twara turaza tukavuga n'ibyo yatubwiye twarangiza tukigendera tukavuga ngo Uwiteka ukora ibyakugombe kugira ute gukora. Buriya David rero buriya twavuze ku kintu cy'abakozi b'Imana Satani ari kwereka ko ari kubazamura mu ntera akabereka ko bafite igikundiro cyinshi, ariko mu by'ukuri akabakinga ko isakusa yatabakubita hasi. Ariko ndafite password Yesu yampaye nshobora kubwira mbene abo bantu Imana yashatse yaje kunyereka kugira ngo nibure mbaburire ko bagomba gusenga bakegera Imana cyane. Na chance bafite inyenyeri, ariko iriya nyenyeri yabo irimo itezwa mbushe n'abadayimoni, ihijwe cyane mu myaka itari mike. N'ubu ngubu irimo guhigwa, inyenyeri yabo yo kuririmba impano y'Imana irimo guhigwa. Hahandi ibiganza bya Sakibi Satani biri gushaka kuyihunahuna ngo birebe ko byayikoraho. Urumva ibyo ngibyo ni ibintu Imana yaje kumereza ngo nza kubabwira aho bari hose babyumve. Na chance gusa bantu bose, bantu mwese, bantu b'Imana musenga kandi mugira kwizera muri rusange dusenga, tugire gute tubasenge tubasabira Imana imbaraga kugira ngo ize kubakomeza. Ibyo birangiye James na Daniela nabona batumweho kugira ngo nze kubabwira ikindi kandi bonye amafaranga asa nk'umushandiko imbere ya Joseline. Amafaranga y'umushandiko, amafaranga menshi imbere ya Joseline ahagaze imbere. Barambwira ariko wayafata, ariko ayo mafaranga nkabona hariho inzoka imeze nk'uruziramiri nini cyane. Ibyo ngibyo byaje kuba ndangije mbona Papi Clever, mbona Dorcas wa mugore we Mama Clever, ngiye kubona mbona amafaranga y'amadolari arapanze, mbona bari kuyareba barishimye, mbona amafaranga mbona na Bibiliya, mbona amafaranga barayarebye barishima, ariko bafata Bibiliya batishimye. Bahisemo Bibiliya ariko batishimye. Nkuko Imana arambwira ngo dore umwuka wo gukunda iby'isi Satani atangiye kubamenaho, ati ubabwire ngo basenge Satani ataza kubinjirira, bagakunda amafaranga umurimo w'Imana. Reka namvuge kano kantu turakomeza. Iyo Imana itambukije ubutumwa nka hano ntago ari kiraka cyabo bonyine, ahubwo aba ari kiraka ku bantu babakunda nabo ngo mafasha gusenga. Kandi ikindi kuba umuntu Imana yamubwira ngo bimeze gutya, buriya ibiri kuvuga ngo uyu ni umwana wanjye sinshaka kumutakaza. Ni by'agacukeshi gakomeye kuduhitamo hano kuri Gonareke Plus. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Njyewe nitwa David, njye mugiye kubona muri kiganiro nka Nakiyora, ariko nanone kuri kamera za Gonareke Plus turafite umuvuga butumwa, umuhanuzi w'Imana, umwana w'Imana Innocent Rungano. Niwe tugiye kuganira mumenya hano kuri Gonareke Plus. Yo nagiye kuganira nawe, tugiye kuganira ibintu bikomeye cyangwa se Imana yaduhuje. Ibyanga bikunze tugiye kuba ku murimo w'Imana mu buryo bumwe cyangwa se mu buryo runaka bitewe nuko ushaka kubyumva, ariko byose babiri mu nyungu z'Imana. Nkuko nababwiye nta kintu Imana ikora mu gihombo, buri kintu cyose Imana igikora mu nyungu zayo, nta kintu kitugeraho Imana itabishaka. Imana ye ibishatsi byemera ko bikugeraho, ariko nanone yatabishaka ikaba yakwemera ko bijya ku wundi. Niyo mpamvu rero ubu tugiye kuganira na Innocent. Innocent, ndakwakiriye. Murakoze kunyakira. Umeze ute? Ndashima Imana. Dushyira imbere y'Imana kugira ngo dutangire ikiganiro cyacu dusenga. Reka dusenga Imana. Mana mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Uri ibyiringiro by'abakwizeye ntukoze isoni. Uri Imana ifata ibitari kabishyiraho. Imana y'imbabazi ibihe byose. Uri Imana idakinishwa, itamenyerwa, itavugirwamo. Amen. Amen. Yego. Hanyuma nongeye kubwikaze na karibu hano kuri Gonareke Plus. Murakoze kumikaza no uyu mugoroba urabubona ute Innocent? Mbo uyu mugoroba utandukanye n'indi migoroba. Ku bantu badukurikiye uyu mugoroba ni umugoroba mwiza tugiye kugana ku jambo ry'Imana, muzi ko nkunda ijambo ry'Imana, ariko nanone mbere kugira ngo tugere mu ijambo ry'Imana turabanza twaganiraho gakeya kugira ngo byose Imana ize kubiduheramo umugisha. Hanyuma rero ntanatangira ikiganiro cyacu neza, reka manze nange itangazo Innocent. Yego.
ku bantu badukurikiye hano iyo dusoje gukorana n'umukozi w'Imana nimero ye nyishyira inyuma. Ku bantu babura nimero y'umukozi w'Imana nyaboneka mujye mukurikira ikiganiro cyose mu gisozo. Iyo ukeneye kuvugana n'umukozi w'Imana nimero ye turamubwira akaza kubitubwira mu kiganiro. Ikindi nababwira, niba udukunda hano kuri Gonareke Plus ugomba gukora subscribe, ariko nanone waba ufite n'inshuti yawe ukunda wifuriza ibyiza ukamushanga kino kiganiro, kuko bino biganiro dukora aba ari ibiganiro byubaka. Iyo umuntu afite inshuti yifuriza ibyiza arabimusangiza, kuko bino biganiro aba ari ibiganiro byiza cyane. Biba birimo abahanuzi, abavuga butumwa bagiye batandukanye, ndetse abantu baba baje kuba ku murimo w'Imana, abantu bafite ubuhamya bwafasha umuntu mu buzima bwe bwa buri munsi, cyane cyane kari igihe umuntu avuga ubuhamya ugafashwa cyangwa se ukasanga nawe uri muri ibyo bihe, ariko ukizira ko Imana izagutabara. Hanyuma ikindi nuko umuvuga butumwa turi kumwe nawe, umukene wamusanga ku ijwi ry'amahoro. Ku ijwi ry'amahoro mumeze ute Innocent? Warangaye. Nindi gusoma ijambo turaza kuganira ijambo. Uri gusoma ijambo turaza kuganira. Urimo gutegura ijambo ry'Imana. Nandi kukubaza ngo ku ijwi ry'amahoro mumeze mute? Ku ijwi ry'amahoro tumeze neza, turashima Imana, turakomeye. Shimira abantu bamaze kuma subscribe. Ku ijwi ry'amahoro. Ku ijwi ry'amahoro. Oya yakuboneka cyo tubwira abantu. Icyingenzi no kujya ku ijwi ry'amahoro ugakurikira ubutumwa. Hari abantu batazi ibyo gukora subscribe, ariko ugiye ku ijwi ry'amahoro ugakurikira ubutumwa. Aba ari byiza cyane. Iyo tuvuze subscribe cyane ajya abantu batekereza ngo nkwiki, ariko icyingenzi kigenderewe no kumva ubutumwa bwiza, ijambo ry'Imana. Hanyuma munyarukire kuri ijwi ry'amahoro mumukurikire, nimumushima murakora subscribe, munasharinga n'inshuti zanyu. Niyo mpamvu ndivuze hano Innocent ushobora kumubona gakeya kuko tuba turi kuganira n'abantu benshi, ariko ugiye ku ijwi ry'amahoro ntekeza ko aba afite ijambo rya buri munsi atambutsaho. Ujye gukora subscribe. Hanyuma Innocent reka twigaruke ku mugoroba wacu. Nokuri mugoroba wacu umeze neza pe. Ni umugoroba wo gufashwa. Umugoroba wo gufashwa ndetse no kwizera ko Imana ishobora kugukiza ukurikiranye iki kiganiro, ndetse ukarushaho kubona birashobora kuba buterekwa ariko ubwenge Imana yaguhaye, Imana ikakuyobora kaza kumenya icyo Imana ishaka iri kuvugana nawe, icyo Imana ishaka kuri wowe. Yego. Hanyuma ku bantu badukurikiye bakukira ku manwa, twe kino kiganiro turi kugikora cyangwa turi kukirikodinga hari ku masaha y'umugoroba. Ushobora kukibona ku masaha ya mu gitondo, ku masaha ya kumanwa. Ni bya bindi by'ikoranabuhanga mu gihe nk'iki, ngonza kuvuga ati ni umukozi w'Imana, Imana ihamagaye mu gihe nk'iki. Igihe kigoranye abantu babuze icyizere Innocent cyo kwizera abahanuzi. Icyizere abantu baragitakaje. Kwizera abahanuzi, ubundi hari abahanuzi bahagaze nko mu muryango bari kubwira abantu ngo ntibinjire, ariko nanone hari imbaraga z'Imana, hari ukuboko kw'Imana, hari ubutabazi bw'ijuru. Imana ishobora gutera mu bantu bayo bagahatana. Ngo turimo turahatana kugira ngo umwami Imana ashobora kudufasha tuze kwinjira muri ya Kanani. Yego. butari bwatwiriraho. Yego. Ni igihe cyiza aho wadukurikira mu gihe kigiye gitandukanye, aho waba uherereye hose wadukurikira ukumva ijambo ry'Imana, kuko cyane hano tunajyana ijambo ry'Imana, hanyuma nibyo ndi no kubararikira. Mu kanya ndimo ndagana n'umukozi w'Imana Pastor Sekazuba, twaraganiriye arangije arambwira ati ngusigaye wicira mu modoka ugatinya kuvuga ko uri umuhanuzi. Ako sinekeza ko umuntu w'umuhanuzi yabitinya. Nka pastor we ni umupasteri, we aravuga ati ngiye sintinya kuvuga ko ni pastor, ariko bisigaye biteje ikibazo. Usigaye avuga ngo ni pastor wica nko mu modoka, cyangwa se uri muri restaurant runaka bakahita bakwita ati ngo pastor w'umuferi, pastor w'umwambuzi, umuhanuzi w'umwambuzi. Ibi bintu bizarangira gute? Igituma izina risa na nyiraryo ni ibikorwa bye. Urumva impamvu rero? Oya, ntago turi ahantu reka tweke kuvuga ibikorwa. Ubu ngubu ugiye Rwamagana ntago basanzwe bakuzi, ukavuga ngo uri pastor bakahita bavuga ati pastor b'abaferi babambuzi. Twe tumaze tuvuge ku icyo kintu. Tweka kuva ku mbuto, ujya ahantu batakuzi se batazi imbuto zawe, ubagezeho bwa mbere uri president ati ngewe nitwa Innocent ndi umuhanuzi, bakahita bavuga ati umuhanuzi w'umuki. Ariko byo ngibyo David, kuko Bibiliya avuga ngo umunyamubiri ntiyamenye umunyamwuka, ariko umunyamwuka yamenye umunyamubiri. Ariko nanone ubundi mwuka w'Imana iyo ari ku muntu ushobora no kugira kuri babandi b'abanyamubiri, sibyo? Nkanjye hari igihe nagiye hari aho umusaza ari gutera abantu mu muhanda amabuye, ariko batera amabuye pe, ngiye mpageze amabuye arayarambika. Nk'iki kintu ni igitangaza, ni igitangaza kibaye. Bakahita bavuga ati noneho uriya afite izindi mbaraga ari gukoresha. Ariko abantu na Yesu yakizaga abantu bakamubwira ati oya
ntago ari Yesu ubikoze uyu nguyu reka nese gage yamwije abatanarinze kumwemera ubundi David ntago abantu bose ntago baza ntabwo ari byiza ko abantu bose uramutse uvuze ngo kuki abantu batari kunkunda bose ngo kuki batari kunkunda abantu si itegeko kugukunda ikibazo ufite ni iki ngiki uri pasiteri uri umuhanuzi ukajya ahantu batakuzi ukipresenta ngo ni pasiteri bagahita bavuga ati ni umwambuzi abo bantu babivuga icyambere ni ibikomere byahuye n'abatewe n'abapasiteri hari umupasiteri ushobora kuguriza amafaranga ngo ni pasiteri akakwambura sibyo umuhanuzi wamuguriza amafaranga akagira gute akakwambuza uwo nguwo kumubwira ngo rero ku ruhande rumwe wamwumva kumubwira ngo uriya ni umuhanuzi yaramwibye umuhanuzi yaramurimanganyije umuhanuzi yaramubwiye ngo ibi bikore uraza kubona ibi ngibi ibyo byose ntabibone umupasiteri akavuga ati ndagusabira umugisha tanga iki gipangu cyawe niko Imana ivuze tanga aya maturo kugira ngo ubone ibi ngibi niko Imana ivuze ibyo byose akumvira Imana azi ngo ni Imana yumviye agasanga ni pasiteri n'umuhanuzi uwo muntu wamwumva afite n'igikomere akenewe gukansaringwa uyu muntu rero tumufashe iki abona aho ngaho ugeze no hano numva nshaka kumva neza kubera ko abantu batakigira icyizere abapasiteri cyangwa abahanuzi habwo se uyu muntu turamufashe iki uyu muntu dukurikiye hano wahuye n'abahanuzi benshi akurikiranye Innocent bwa mbere akurikiranye David bwa mbere David ukunda abahanuzi ukorana n'abahanuzi b'Imana yego akahita avuga ati bra David nawe n'abahanuzi abayagiye bameze nk'abandi nahuye nabo n'ababandi nahuye nabo kandi pe mureke mbabwiza ukuri usibye no kwishyira hejuru bantu bankurikira ngiye umuhanuzi uza hano n'umuhanuzi imba nabanje nareba nasengera yego ashobora kuza ari muzima agahinduka sibyo mu gihe mukicarana uburi kumusengera ashobora kuza ari muzima agahinduka sibyo ashobora no kuza Imana yamunyoreje ku mpamvu z'Imana yagira hano agahinduka yamara gukundwa n'abantu bakamwizera agakundwa urashoboye uri kurebwa ibintu nk'ibyo ngibyo agahita avuga ati burya nibyo ugezweho njyewe mureke mbabwiye si ukwiyemera si no kwirarira njye mba mfite abahanuzi bizewe pe kandi mureke mbabwire umuntu agiye kunyandikira muri comment ambwira ati David abahanuzi uzana we n'ikintu babazisa ngo nuko utitaba telefone ariko byo ndabyumva hari igihe baba bafite abantu benshi bari gusengera nabo bafite utundi tuntu twabo niyo mpamvu ibyo bintu ntirengagiza cyane kwako nyine urumva umuhanuzi agiye bafite kandi kana ahugiyemo sibyo yego bakamwe niyo wamubuza ariko undi yaramubonye niyo mpamvu tubona abantu baza gushima ubwo byambabaza cyane mbonye dukoze ikiganiro abazi bagaye bakavuga ati nta n'umuntu n'umwe yitaba ariko yahajemo abantu ngo waransengeye uri umuntu mwiza ndafashijwe ndavuga ati byibura uyu nubwo yakubuza ariko yaramubonye ubwo niwe Imana yari igendereye muri ako kanya hanyuma rero Innocent uyu muntu dukurikiye wahoye n'icyo kibazo cy'abahanuzi bamutuburiye bamwibye bagize uyu muntu ngo ngeyizira abahanuzi dukora iki ikintu cya mbere agomba kwizera kugira ngo yongere agaruke mu kirere cyiza kandi kizima ni ukuvuga ngo we ubwe atezwe cyangwa se akenewe gutegwa amatwi akenewe kumvwa akenewe umuntu aganiriza umuntu wa nyawe aganiriza umukozi w'Imana aganiriza ibyagize gute ibyamubayeho hanyuma namara kumuganiriza bitewe n'uwo mukozi w'Imana like nkanjye wenda ashobora kunganiriza ashobora kumbwira ati impamvu nanga abakozi b'Imana ni gutya ntabwo wanyemerera nge nawe mu by'ukuri kato nubwo atambwira ngo ari gusengera iki ngiki wanyemerera tugafata nibura umunsi umwe ko ntabwo wabwira umuntu ngo ufata iminsi 2 atariyiriza na rimwe nkabati nibura umunsi umwe uva mu gitondo ugera nimugoroba utarya utanywa n'amazi dusenga n'uwo munsi hanyuma nkanamubwira ngo nidusenga ni bibihe by'umunsi umwe Imana irakora iki kintu nidusenga ni bibihe by'umunsi umwe Imana irakora iki kintu kubw'imbabazi z'Imana buri Imana iyo yashatse kugira ngo yigaragaze nk'Imana kwa wundi wacitse intege asubizwamo imbaraga Imana ibigiramo uruhare runini cyane kuruta uko nge nabigiramo uruhare runini cyane twe turasenga tukizera kubera ko Imana igidukoresha katugira ibambe n'imbabazi n'icyizere tugasengera umuntu tukabona bigize gute biremeye hanyuma umugwira n'umupagani we umuntu waguye cyangwa se umuntu utareba kure wishira hejuru ahita avuga ngo ni ngewe ngo ndasengera biremera bigira gute kandi amahirwe Imana bageze gute yamuhaye nkamubwira ati rero wowe niba ari perime wenda irakora iki ikashiraho akamenyetso
kamubera nk'agacu. Buri imvura igiye kugwa hari agacu kagaragaza ko imvura igiye kugwa, nawe akabona akamenyetso kagaragara gato cyangwa kanini kagaragara mu by'Imana yamubwiye ko Imana iraza kugira gute, iraza gukora. Icyo gihe rero iyo bimubwiye gutyo akabyemera, kumubwira ati hangane, wahuye n'ibyo bikomeye, nanjye nahuye nabyo mbere kugira ngo nsenge mbe ni kuri urwego rwo gusenga, nahuye nabyo, barambeshye, imba narashatse nabi ariko ntabwo byagenze ko nkuko abantu babishaka, imba naragize ubuzima bubi, imba naragize gute, ariko ibyo byose narihanganye, nubwo byagenze gutyo narihanganye, nse Imana amahirwe ya kabiri, ubu ngubu ndi igikoresho cy'Imana, ubu ngubu ndi umuntu w'Imana, ubu ngubu ndashima Imana, ubu ngubu nyine ndakomeye, sibyo? Nkavuga ati ndakomeye, ndashima Imana. Nkavuga ngo nawe rero niwagira kwizera, niwagira ukizera uko nkubwiye, ukizera Imana, urabona kuboko kw'Imana. Kagiye ndeba ari gusengera perime, yo gusengera ngo umugabo we babane neza, ari gusengera wenda ibyangombwa runaka, ari gusengera wenda iby'ubutaka ashaka, ari gusengera amaviza cyangwa n'ibindi runaka, Imana ikamukorera ikintu gikomeye. Muri ibyo byose wenda yarabuze icy'ubutaka, agasanga agize gute, arakibonye. Mu rugo atameze neza n'umugabo, agasanga agira gute, abonye ikimenyetso cy'ibyiza yuko ibyo yasengeye yashaka ko bamusengera, Imana igize gute, ibikoze. None se ari gusengera ngo umugabo wenda babane neza cyangwa se umugore ngo babane neza, yajya kubona ukabona umugabo mutahaniye wagisi nziza amaze gusoza ibyo bihe. David, ikimenyetso cy'ibyiza. Hanyuma rero wenda reka tukubite ku ntuza nkurikije uko mbyumvise, niba warahuye n'icyo kibazo, Imana iguha ikimenyetso n'ukuri kiri kumwe nawe. Ikindi muri mu buzima, njye nkunda no kwihanurira, nkunda no kwihanurira. Barangiye ntago ndi intama wayobora gutya. Oya, njyewe inosa ntago ndi intama wayobora gutya. Ushaka kuza kumbwira ati ca hano, nkakubwira ati ndaca, wansengera nkakubwira ati yego nibyo wambwira ijambo ry'Imana, ariko ibyo bintu urengejeho sibyo, ndaca. Urakoze cyane. Hanyuma reka mvugemo ako kantu uvuze, sibyo? Hari ibintu bibiri abantu bitiranya, yego, ariko bituranye. Hari icyo bita umwuka w'ubwenge n'umwuka w'Imana. Yego, ibyo byose biyobora abantu. Hanyuma umwuka w'Imana, umwuka w'ubwenge, ntibisaba gutitira, ntibisaba gusimbuka, ntibisaba kugira gute. Uravuga ati rero iyi projet giteguye imyaka 2, muho gutegura imyaka 2 ndi gusenga, karuta nubwo nteretswe, nubwo nta muntu waje kumpanurira, ariko umwuka w'Imana ari kunyereka ko ibintu ngomba kugira gute, kubikora, sibyo? Umwuka w'ubwenge, uwo mwuka w'ubwenge akwereka uburyo utagomba gusesagura no kwereka projet yawe abantu benshi mu gihe utarayikoresha, ko cyagira kugira ngo ubwire umushinga wawe abandi ari wowe wawucreatinze, utaragira gute, utarawukora ngo nyirizina ngo abantu batangire bawugane, bazagana ibikorwa byawe, none wigishe n'abandi, ariko uri kubona ko biri kukubyarira iki, umusaruro. Rero uwo ni umwuka w'ubwenge uzabagiza gute, wakoresha ariko nari gusenga Imana ikaguheza iki, umugisha. Urugero impamvu ndi kuvuga umwuka w'Imana, ntabwo nguciye mu ijambo. Yego, okay. Abantu muze kunyihangana, nanjye uyu museka muhoke mvuke, nubwo ndi nyuma ya kamera ko kamvuke. Uvuga n'ukuri. Hari umuntu ejo buno uheretse kumvugisha, arambwira ngo yahuye n'umuhanuzi, umuhanuzi aramusengera, ni umuntu wikuriye, ukeneye umugabo, aramusenga ati Imana iguhaye umugabo, kandi ngo Imana ikiguha uwo mugabo ngo muzabyara abana b'impanga. Ntabwo uwo muntu yambwiye umuhanuzi uwo ari we, yarambwiye gukiga, ariko ngo David ngo ino si ngo turarushye, ngo muzabyara abana b'impanga. Ngo kandi ngo reka ngubwire n'ikimenyimenyi, ngo twebwe iwacu ngo tubyara impanga. Nababajwe nuko atambwiye uwo muhanuzi, ngo twebwe iwacu tubyara impanga. Uwo muntu ari hanze, uwo mama nawe mbita muri akanya koko ngakukomeza kuganira nawe, we nawe nkomeza kuza kuganira nawe, yakumbwira uwo muntu, ariko byibura ko kantu nakambye, ndavuga ati uhanuriye umuntu ngo Imana igwaye umugabo, ngo none ngo muzabyara abana b'impanga, kandi iwacu ngo mu muryango ngo nitwe tubyara abana b'impanga. Ati ikindi kandi Imana inyetse ko umugabo ari njye, ubwo koko ukoresheje umwuka w'ubwenge, urumva hatari ikibazo. Batari ikibazo, si David nyine icya kibazo gikomeye. Kumva umuntu yakubwira ati mugani gutyo, utanze urugero rwiza cyane. Umuntu yakubwira ngo babyara impanga, ngo none ngo kandi nanjye natwacu harimo impanga, kandi nanjye ndahago ndashaka. Ni umusore, ni njyewe Imana yavuze. Akurumva David atabahuye na Yezebuli, wa wundi w'imyuka mwami w'abadayimoni abahuye nawe. Tujye tuvugisha ukuri. Aho ngaho udakoresheje ubwenge koko. N'abo bantu dusengera, David, n'abo bantu dusengera pe. Abantu bavuga ngo turi kubasengera, bakaduhamagara tukabasengera, ariko nabo bajye bagira gute, banagerageze barebe kure. Ese karute nubwo wenda baterekwa,
sibyo batanahanura ariko si umwuka w'ubwenge ntawo bagira nibure abantu mutuye hanze mutuye hehe umuntu araguhamagara kubwire ngo iwacu babyara impanga kandi nawe uzabyara impanga rwose uwo musore ndacyari umusore kandi ninjye Imana yanyeretse ni wowe ni njyewe uzagutwara ni ukuri niba dushaka biravuga ngo umuntu naho yaba ari umuswa iyo nzira ntago azigera yiyoba buriya niyo mpamvu ujya mvuga ngo Imana ntago ihamagara injiji ntanjije Imana ihamagara buriya Imana iyiguhamagaye urumva David karite nubwo waba utarize ariko hari ukundi guforuma ukaba nk'umuntu wize w'umunyamashuri akomeye kubyo nta muntu wakosha nta muntu wakuroha nta muntu wakubwira ngo rusoherwa n'abantu babwira ngo musohoke mu ngo zanyu akazisohokamo Imana yanyetse ko tugomba kubana ngo nige sezana ngaho uri warayo reka ikintu kiveho reka ikintu kiveho no David ni ukuri kwishobora byose abari mu Rwanda n'abari hanze Burayi n'abari hehe musenga ariko mukoresha umwuka w'ubwenge ko ni mudakoresha umwuka w'ubwenge muzagira inyatsi mutazi yo muzikuye yego muzajya muraryama murote muri kurota abadayimoni kandi ngo mwasenze muzajya muraba muri kugenda mu nzira mubona amarira mubone murutwaye abadayimoni cyangwa mubone inzira cyangwa mubone muri kurira amarira mutazi yo muri kuyakura muhura n'ibihombo mutazi kubera iki mwahaye abantu b'abazimu mwahaye abadayimoni mwahaye abantu badakwiye guhabwa mwahereje abantu amafaranga muhaye bari kujya kuyasambanira bakwiye kuhasindira nta cyubaro cy'Imana kirimo nukubwira umuntu ati ngo aragusengera akagenda akajya hano muri gwa akagenda mu muhanda akavanaho connection atanu nagiye nta connection zari zihari akifotoza agafoto yicaye mu gashamba ati nazamutse imisozi n'imisozi ati maze iminsi 2 naragiye maze umwaka amezi 3 naragiye ati no mpamvu wambuze bavandimwe umwuka w'ubwenge musahamagara Imana baho umwuka w'ubwenge karate nubwo ibyo byose uri gushaka Imana igureze umwuka w'ubwenge hari umano zimwe twize gukora tuve kuri iki kintu ni kera ariko abantu baza badukurikiranye bakabona ntakiri kumwe n'umuhanuzi bajye bamenya impamvu yabaye arega nabo n'abantu bakuru bajye babyumva tazajya hanze nkazagibura ukazavuga ati oya impamvu yabaye yindi ndaza nkayibamenyesha ko mubonye umuntu tutakibana nta mpamvu natanze uwo muntu mujye mumenya ko hari ikibazo afite amasezerano y'Imana arangije nkajya mbwira abantu ngo ngiye ku musozi none arangije ambwira ati ngiye nabwiye umuntu ngo ndajya kumusengera ku musozi ngo ngerayo nkanamuhamagara video call akandi bakondi mu musozi ko nagiye kumusengera arangije avuga ati se uwo musozi wanditseho izina ngo none se nagabona ko turi mu ishyamba mu musozi navuga ati sirajye si ishyamba nyine tujya kubiburanaho bo nagire ncisha makya ko tintina none nk'abantu dusengera cyangwa se abantu tubana nabo bafite ubwenge nabo bakwishishoreza ngo David ngo banga abantu badukurikira baba abahanga ngo mubeshye ntiyakwemera ndamurana navuga ati ariko agashyamba bose kari udushyamba reka tubiva twigire ku bindi Innocent umurimo w'Imana umeze ute Innocent umurimo w'Imana umeze neza ndashima Imana ubuzima kimpaye gukomeza gukora umurimo wayo nkunda kuvuga ngo Mana ujye umpa imbaraga zo kurushaho gucira bugufiya uko bukeye nuko bwije kuko Imana ikundana n'abantu baciye bugufiya kandi bayumvira rero njya mbwira Imana ngo Mana ukomeze kumba hafi ntakuguha guca bugufiya kugucira bugufiya undinde inyota y'amafaranga ndinde inyota yo kubona ibintu runaka ko mbishaka kandi atari cyo gihe buri abantu bapfiriye mu gihe asanga umuntu wenda yifuje kubaka inzu igihe kitaragera yifuje kujya Kanani igihe kitaragera iyo umuntu ageze Kanani igihe kitaragera rero umwami w'amahoro Imana yimusanze Kanani agerayo oya hari abiyaranje bakizapanya bakagerayo aho Imana bamara kugerayo bagatindayo se oya aho Imana irababwira ngo none kugeza hangaye Kanani mwanyuze hehe utujeto two mu butayu ko mwaciye mu butayu turi hehe mu gatangira ngo uriko nyine ngo urumva abadufite akabate dore naraburaye ndihangana nambara ibikweto bishaje ndihangana ayikoda arabura ndihangana minervari y'abana irabura sinigeze nsambana sinigeze nte ku mutwe dore ngiyije to ndayifite yewe nataye agaciro no mu rusengero nsengeramo banyita umukene banyita iki ariko ngukorera Mana jeto ndayifite ngiyi ubutayu nabunyuzemo rwose bushoboka hanyuma ndi wazengurutse rero waciye zapanya akagira vuba bahita mubaza wowe byagenze bite agahita avuga ngo nyine Mana ngo urabona ngo byaranze ngo maze none byaranze inzara yarananiye ndaka kazi ndasamba nangira gutye
leta Imana ikamuvana amusubira mu butayu. Abantu benshi rero Imana yabateguriye Kanani, ariko bagira ifemba ryo kwinjira Kanani imbere igihe kitaragera. Imana ije kubavana muri za Kanani binjiyemo baciza panya, igiye kubatangiza bundi bushya. Kandi iyo baza kwihangana ubu ngubu imbabariyo nta kibazo, ariko kubera ko batihanganiye Kanani ngo bamanze baca mwabura butayu, nubwo bubabaza, ariko hakurya hari ibyomora ububabare. Muri Kanani hari ibyomora ububabare, harimo agaciro, hari amahoro, hari uguseka, hari ukunezerwa, hari ukunguka, hari kwambara neza, kurya neza, gutura heza, n'ubuzima bwiza buturutse muri Yesu Kristo, kuko bihanganiye bya bindi byose. Rero niyo mpamvu mbene abantu biyaranjije bagaciza umusama bakagera Kanani, umwami w'amahoro. Niyo mpamvu naje nahangaha rega ndi kubitsa abantu bagiye Kanani baciza panya, bashaka bagaruka hakiri kare, babwira Imana bababarire, bavuga ati Imana none mu butayu basi ujye uduhereza akantu tugende turarya gake gake, tuticirwa n'inzara mu butayu tugapfiramo bikaturangira. Nubwo uri mu butayu Imana ikurindiremo. Nubwo uri mu butayu Imana ikurindiremo. Imana ishimwe cyane. Hari umumenge ndi kuganira nawe n'umumere nkunda, ariko namubwiye amagambo akomeye. Namubwiye ati reka mbabwire, muri bitugeraho byose Imana irabyemera, kandi ngo nta musirikare ujya mu gisirikari cyangwa hari ipeti cyangwa iranga adaciye ku ikosi. Uba ugomba guca ku ikosi kugira ngo uzabone ibyo ukora, uzabone uko utoza abandi, uzabone n'ibyo ubwira abandi. Abantu bari mu butayu mwihangane. Ino sadura kenshi uri mu minsi y'amasengesho yo kwiriza, bihagaze ubu ngubu. Ni ukuri ndashima Imana. Umunsi turi kuwa mbere, ibihe nabisoje kuwa gatandatu, ariko ejo kuwa kabiri ndibwongere basi nongere ngerageze. Cyakora nzafata mikeya iminsi 3. Ubwo iminsi 3 ni mikeya. Ho nzafata iminsi 3 pe. Ariko iyo uri no mu masengesho wasanga binakubyibushye. Kuri kugenda ubyibuha cyane. Abantu bari bazi Innocent wa mbere ntago ari kangana. Muri kumureba. Mu maso narakameraga nkabura uwo mfata, ariko ubu ndi gufata umuntu wuzuye kamera. Imana hagwe icyubahiro. Ubu ngubu sinzi ibindi ari kurya mu butayu rwose, yagiye gusenga. Basadura kana Meshake na Abednego bavuye i Babuloni, bavuye n'abanyegano, bavuye muri Israel, bagiye Babuloni, ngo ntabwo bigeze barya ibyanduye, ntabwo bigeze barya inyama z'inkoko baterekereye, ntabwo bigeze banywa amafanta baterekereye, ntibigeze banywa inzoga, ntibiyanduje. Banyuzwe n'iby'Imana ibahaye. Iby'Imana ibahaye rero Imana yabiteyemo vitamini zose zishoboka, ngo bagira itoto n'ubwiza bidasanzwe. Rero ndashima Imana ko Imana yampaye ndibye, nta muntu nabeshe, nta muntu atetseho umutwe. Ndashima Imana ko yashizemo vitamine zose nkagubwa neza. Yes, hanyuma Innocent, ikiganiro deruka gukorana mu minsi yashize ejo bundi, twaganiriye ku bakozi b'Imana bagiye kubwiriza mu macaci agiye atandukanye, ariko abakozi b'Imana bakabashukisha amafaranga, amakoti, bakarya n'ibyo byanduye. We waje nabivuga neza ati ngiye kuvuga titre, ni nawe wabizanye, nawe wabimbwiye, ngiye kuvuga liste y'abo bantu uko byagiye bigenda. Cya kiganiro wabonye umusaro washaka ko kigera ari wo cyagezeho. Ubundi Imana idutumye ibizi inyungu ibifitemo, ibizi nuko izagenda agace ku kandi, nuko umusaruro uzabungana. Uyu munsi nshobora kuza wenda nkavuga uko Imana imbwiye, ntazi ngo kizagira kuri nde, wenda Imana iri gushakamo abantu 100, abantu 200, cyangwa iri gushakamo n'umuntu umwe cyangwa 2, sibyo? Twara turaza tukavuga hano ibyo yatubwiye, twarangiza tukigendera tukavuga ngo Uwiteka ukora ibyo yakugomba kugira ute gukora. Gusa inkoko zo mu furu n'amafiriti yazo, yewe n'inkwavu zazo, hanyuma n'amave yabo banywa, nayo makoti meza n'amakostime n'amashati n'amakanzu n'amabubu n'ibiki, n'izo modoka babahereza, ibyo bitumye bicukurira imva mu buryo bw'umwuka. Izo mvu rero umuntu wayicukure kandi nawe uzayihambamo. Rero ntabwo nabura kuvuga ko umuntu wese nahaherereye, umuntu ugeze amamagara arambwira ati mukozi w'Imana, maze igihe kinini nguhamagara kandi Imana ntinyemerere ngo nkuko Imana ntanyemerere ngo ihita umwitaba umubwire ibi, kuko ngewe sinshobora kukwitaba Imana itambwiye ngo mubwire ibi ngibi. Sinshobora kuvuga nkanjye, hako Imana muri gishobora kujya gute kuvuga. Arambwira ngo umukozi w'Imana, nsengera ndaguhitura,
ndamuga ngo ni ukuri kwishobora byose yampamagaye, nta turo ryawe nkeneye, soko ntashaka, ariko ntabwo nshaka amafaranga yanduye. Sinzi ko nabantu dusigaye niba umuntu ataguhaye ikintu mbere akiguhaye ni ikiguzi se, yaba nshizeho umusaraba wo kugurisha amaraso, naba ntatandukanye naho Yuda kivuga yakikugize basi se yagikoze. Icyo gihe umwuka w'Imana muri njye, si ijwi ry'Imana ryabimbwiye, ariko umwuka w'Imana muri njye yarambwiye ngo ntumusengere. Buriya nkanjye wendeka ntanga urugero nubwo ntabikora, buriya nkanjye ushobora kumpamagara ukamubwira ati David mbabarira umuze na Innocent ndaguha akantu, njyewe nkaba nabikora. Oya wowe byashoboka cyane rwose, wenda njye nkaba nabikora, sibyo ko ntanabikora, sibyo ko ntanabikora. Nta n'icyaha waba ufite ntabwo ubikora, nta n'icyaha naba mfite kuko njyewe nyine usabye serivisi, usabye serivisi kandi wenda serivisi yishyurwa. Buriya izambo nyigeze gutegura igitaramo arangije avuga ati muzishyura, abantu barasakuza. None ubu ngubu ntibasigaye bategura ibitaramo abakozi b'Imana mu kishyura, ariko ni nabyo cyane, ni nabyo kugira ngo babone icyo bakoresha umurimo w'Imana. Asa wagize ngo David abakozi b'Imana ubundi nta muntu usengera, reka nkubwire, bambonye gukoresha ibitaramo bakishyuza nibyo, ariko bakareba nuko wenda badafite imbaraga bagurisha amatike, nuko batareba ngo uyu muntu afite ubushobozi bungana iki, bakaba bamureka kinjirira ubuntu, urumva. Ariko mu by'ukuri wenda bo kwishyuza biremewe, ariko twabakozi b'Imana kumpamagara ngo ngusengere ni ukuri kumwe sinzigera nkwishyuza. Mu gihe wamfatishije nari ndimo gusengera nkasengera abandi, wenda nkahita ngira gutya tugasengana imbere y'Imana, nta muntu nzishyuza kuva natangira uyu murimo wo gusenga Imana. Dore ndi kuri kamera, isi yose iri kundeba. David nta muntu ndishyuza n'igiceri cy'icumi. Uwo nishyuza uwo nanabikinisha narishyuza azandika muri comment ati waranyishuje wa munsi, ntago ndishyuza ngo kugira ngo usengere wishyure. Ubusa ubundi uyu mwuka mumeka wo nawishyura iki? Ubusa ubuzima mfite bwo nabwishyura iki? Agaciro yambaye siko nakishyura iki? Usibyo reka nake kubivuga ni yerekwa ryanjye ndi kureba. Abantu muri iyi minsi turikubatira ngo bumve ijambo ry'Imana, ariko mu minsi izaza guhura n'umukozi w'Imana uzajya umwishyura. Ngiye guhura nanjye minsi za weho reka teke kuvuga wewe muri iyi minsi turimo natwe, ariko muri generation y'abandi bantu bazadukurikira ntago mbizi uyu munsi ukuntu bihagaze. Ubu turi kubinginga ngo mumve ijambo ry'Imana. Iburayi wivunika Iburayi kugira ngo muhure, arakubaza ngo abandi banca amayero 20, amayero 30, none weho gusa cyangwa iminota 30, none wowe uranca ngahe? Sibyo wowe uranca ngahe? Ntago mbizi ngo uzagenda ute, ariko ahantu ibintu biri kwerekeza mu minsi iri imbere uzajya kuvugana n'umukozi w'Imana uwishyure. Ntago mbizi ahantu bizaca, twebwe generation yacu izarangira, ariko indi generation izakurikira mu byumve bikomeye. Imana ntumye ikintu gikomeye, Imana yambwiye ibintu bikomeye cyane. Yego, wenda tuzabivuga mu kindi kiganiro. Imana mfashe nzagende iyo yabimpaye izakomeza kubimpa, nuko filime turimo kuganira yongeye kugaruka, ariko menza turategura ikiganiro vuba tuzagaruka tubivugeho. Reka tuvuge ku byo wateguye uyu munsi. Habwo uyu munsi waduteguriye iki kugira ngo nicyo nacyo kizaze kibi kindi kigisho cy'undi munsi, kugira ngo abantu bakomeze gufashwa ko ibintu byose Imana ishaka kugeza ku bantu ntago yababwira umunsi umwe. Yababwira umunsi umwe yahita ibya Innocent nkaho upfa, kandi Innocent ntago agiye gupfa. Kuko Innocent byose bivugiye rimwe yaba agiye gupfa. Yego. Buriya David rero, buriya twavuze ku kintu cy'abakozi b'Imana Satani arimo ari kwereka ko ari kubazamura mu ntera, akabereka ko bafite igikundiro cyinshi, ariko mu by'ukuri akabakinga ko isakusa yahita bakubita hasi. Ariko ndafite password Yesu yampaye, nshobora kubwira mbene abo bantu Imana yashatse yaje kunyereka, kugira ngo nibure mbaburire ko bagomba gusenga bakegera Imana cyane, kuko bari kugenda mu buryo bumeze nk'ibisongo, mu buryo bw'umwuka, kuko isakusa bashobora kwikubita hasi. Babandi baririmbaga babwirizaga bikarangira noneho bya bintu byo kuzima byanya byo hahandi, bavuga ati ese uziye ngo nzajya Gonzage. Oya. Buriya uyu mugabo hari aba bagabo, reba uyu nguyu Ben na Chance. Ben na Chance bafite inyenyeri, ariko iriya nyenyeri yabo irimo itezwa mbushe n'abadayimoni, ihijwe cyane mu myaka itari mike, n'ubu ngubu irimo guhigwa. Inyenyeri yabo yo kuririmba impano y'Imana irimo guhigwa, hahandi ibiganza bya Satani biri gushaka kuyihunahuna ngo birebe ko byayikoraho.
urumva ibyo ngibyo ni ibintu Imana yaje kumpereza ngo nze kubabwira aho bari hose babyumve be na chance ndangije ndavuga ati noneho numvishe bindenze ariko ngiye byandenga ariko ntibyarenga Imana kuko nawe dukurikiranye ubu ngubu byumvishe ukumva biragucanganyikishije ariko ntabwo byacanganyikisha iki Imana gusa bantu bose bantu mwese bantu b'Imana musenga kandi mugira kwizera muri rusange dusenga tugire gute tubasenge tubasabira Imana imbaraga kugira ngo ize kubakomeza ibyo birangiye James na Daniela nabo nabatumweho kugira ngo nze kubabwira yuko nabo inyenyeri yabo ibihe bari kwinjiramo nabo barabizi ko Satani ashaka kubaca intege noneho no kugira gute no gushaka uburyo abazima abatejeje icyo bita ikigeragezo abantu batasi ko bahura nacyo na kimwe rero buzura imbaraga z'Imana kugira ngo bazagera muri icyo kigeragezo bazarwane Imana izabarwanirire kubwo masengesho izabatsindishiriza nabonye ibintu bitandukanye numva ngize ubwoba ndavuga ngo Mana watabara kandi ukarengera ikindi kandi nabonye amafaranga asa nk'umushandiko imbere ya Joseline amafaranga y'umushandiko amafaranga menshi imbere ya Joseline ahagaze imbere baravuga ngo ariko wayafata ariko ayo mafaranga nkabona hariho inzoka imeze nk'uruziramiri nini cyane ariko wayafata akayafata afite ubwoba agashaka kuyafata hanyuma akongera agasubira inyuma nyine nk'umuntu ufite ubwoba agashaka kuyafata akongera agasubira inyuma nk'umuntu ufite ubwoba hanyuma nagiye kubona mbona umwamarayika umugabo munini cyane agereranywa n'amarayika aramufata amwigiza inyuma y'ayo mafaranga arangije uwo mugabo aramubwira ngo aya mafaranga ni ibishuko kugira ngo nuyafata ubugurishije impano zawe zikore ariko ijuru ritakuzi hanyuma ntagere n'icyo inyungu zivuyemo z'isi ntazagira icyo zikumarira ibyo birangiye mbona Joseline arashatse mu gushaka haje ikintu bita Satani kwitambika urugo rwe rero naje guhabwa aya magambo akomeye ngo asenge kugira ngo Satani atazamutegera muri urwo rugo rwe bikarangira rwanze bikaba bibi none ibyo abantu benshi bari kuvuga bamwe bishakira ariko turi kuvuga iby'ijuru ryadutumye bitazamubera bibi ugasanga Imana yakoreye cyangwa se Imana yaririmbiye yagize gute ugasanga abantu batangiye kuvuga ngo mbese Imana ngo nayo byamugendekera kuriya ariko ikibazo si Imana ahubwo ikibazo yaba ari we kubw'amafaranga yaragize gute yaratezwe nagiye mbona ibintu byinshi bitandukanye ariko ndavuga ngo uko byagenda kose mu buto bwanjye mu mwuka ntago ndi mukuru cyane buriya David nimva ntago ndi mukuru cyane ubyumve ngo ntago ndi Yeremiya nta nubwo ndi na Yesaya ahubwo urugero Imana imbonamo izi ko ndi mukuru cyangwa ndi mutoya biravuga ngo mbere yo kugira ngo ube mukuru wigire mutoya Imana izabona kuri mukuru buriya kenshi nujya imbere batakujyanyeyo bazaguhamagurutsa ujya inyuma ariko niwicara inyuma uzabona hari uje bitewe n'uko ari kukubona no kuntu wiciye bugufi kandi umeze neza hajya azahita avuga ati haguruka intebe yawe ngiriye ibyo bintu bijye bikunda kugira kuba ku bantu ugasanga nk'umuntu ati ngewe wacu muri karitsiye ndemewe ahantu ugiye ni mu muryango w'abandi ugahita ureba ya ntebe nziza iteretse ahantu heza atereka nice kwa iriya akaza undi munyacyubahiro kukuru ugahita aza bakayigukuramo ugahita ujya kwicara hakurya ngiye mu bishingo mu bishingo rwose bakaguta yongeye mu bishingo rero niho kubona umuntu wabwirije ahanura bamuha icyubahiro bagira gutya bamukorera protokole bari kumubona ari ahantu ariko Mana reka nkubwiye ari ahantu habi hasebetse mu mbabare abantu bagenda ku magare si nanjye ndigende na moto n'imodoka ariko kuba rufite imodokari bakakona uteze igare n'umunyonza gutwaye none bakaba ari muri gupfa n'igiceri cy'ijana cyangwa 200 urumva David waratwaye imodoka si ikibazo gikomeye kandi kwa kundi Imana igusubiza inyuma ukagusubiza inyuma ukarenga naho wari uri icyo gihe biba byabaye bindi ibyo ngibyo byaje kuba ndangije mbona
papi Clever mbona Dorcas wa mugore we mama Clever ngiye kubona mbona amafaranga y'amadolari arapanze mbona bari kuyareba barishimye mbona amafaranga mbona na Bibiliya mbona amafaranga barayarebye barishima ariko bafata Bibiliya batishimye bahisemo Bibiliya ariko batishimye nkuko Imana arambwira ngo dore umwuka wo gukunda iby'isi Satani atangiye kubamenaho ati ubabwire ngo basenge Satani ataza kubinjirira bagakunda amafaranga umurimo w'Imana. Reka namvuge kano kantu turakomeza iyo Imana itambukije ubutumwa nka hano ntago ari kiraka cyabo bonyine ahubwo aba ari kiraka ku bantu babakunda nabo ngo mafasha gusenga kuko namaze kubona amasengesho yacu dusenga twebwe nk'urugero nkangero nk'umuntu ejo wambwiye ngo ramaze iminsi 3 aba mu gihugu cy'Ubufaransa ari kunsengera bihe by'iminsi 3 ari kunsengera none ko bavuga se ngo nyine ko bavuga ngo tugomba gusengera abanyaburaya ntanamuzi Imana imumugisha Imana imumugisha ijuru rimwe anarampanurira kandi me byo wampanure nabyumvise nubwo wabona ibintu bimeze gutya nabyumvise ibyo wampanuriye nabyumvise pe kandi nabyumvise cyane arambwira ati nayo maze iminsi 3 ndi gusenga ari kugira ute ari kunsengera Imana iramubwira ati ugenda umubwira ati nicyo gihe cyo kugenda ukabwira nde David umva ko ari abantu badukurikira nta nubwo twajyaga tuvugana ibintu byinshi ariko umunsi twemeye Imana ko tuvugana bivuze ngo niba message itambutse hano yego ibivuze ngo umuntu wese ubakunda abasengere kandi ikindi kuba umuntu Imana yamubwira ngo bimeze gutya buriya ibiri kuvuga ngo uyu ni umwana wanjye sinshaka kumutakaza ahubwo mushira hamwe nk'abantu banjye abana baburiye kirazira kugira ngo mu bana 5 uve mu gubitemo umwe uvuye mu gasozi mu muhanda ngo umukubite bose bakwihuriraho kuko byashobokaga ko Imana ikukuyobora ikakubwira ati haguruka ujye Kigali ikakubwira ati kata kuri urupangu ikakubwira ati kata hano ukisanga mu rugo rwabo ukababwira message yabo ariko message yabije hano ibiri kubwira abakunzi babo ngo nibabasengere hanyuma Imana iri kuntuba muri Kenya kandi ahantu izantuma hose yamaze kunyereka igipangu n'inzu nzajyaho nzajya gutangiraho message muri Kenya urumva yego inzu nzajyaho namaze kuyibona aho nzarara namaze kuhabona nta handi hantu nshobora kuzakatira mvuga butumwa nkatenga nongera gute ngaruke ubundi niko byari kagomye kuba ko nanone manuka vuga ati ngiye kujya Kigali mbashake papi Clever na Dorcas we niba ari Dorcas mama Clever nkabashaka nkababona kuko Imana ibifite mu bushake cyangwa se kabaza ari Musanze bakaza nta gahunda bafite bakaza bo tugahura mugahura muri restaurant cyangwa mugahura handi kandi cyo nkundira Imana buriya David suru kureba guhura n'abari abantu bazwi mu buryo bw'isi wenda Imana wenda inayira bazi Imana irabazi ariko umuntu nk'abari abazwi cyane tuzi ku isi bazwi cyane nkuko Imana yarambwiye ngo ninzajya ndatehereza message umuntu nkuriye sinkemera ko abantu bambona kugira ejo batazagira ngo ni ibyubahiro n'ibiki buryo nari nshaka kugenda nkabahereza nkababwira ibyo mbabwira tugahurira ahantu nkababwira message nihishe nge nabo gusa wera tugahura ahantu runaka kuri hoteli runaka cyangwa se ahantu runaka hagaragara n'abandi bantu tukaganira nkuko ndanga se ahantu myene hagaragara kama message aranza nkikatira nkigendera sinagomba ngo abantu bamenye ngo yamubwiye gutya ngo bahuye oya rwose reka ko utaza gutinda kandi buri kugenda bwira cyane reka dukomeze aho warugeze ubwo rero nubwo bafashe Bibiliya nyine nyine Satani ashaka kugira ngo kubera experience y'abadayimoni imyuka mibi y'abadayimoni kugira ngo bakunda amafaranga nubwo bafashe Bibiliya irisobanura ijambo ry'Imana ni ikintu gikomeye mu bifashe ariko bayifashe batanezerewe cyane bivuze ngo ibijyanye n'amafaranga n'inyungu Satani atangiye kubereka yuko bagomba kubishira imbere cyane bakabifata mbere yuko bafata ijambo ry'Imana rero babe maso kujya guteranira mwari amadini ano madini yandi babe maso bagende basenze kuko badahura n'abantu banduye uko abantu hanze abantu baranduye abakozi b'Imana baranduye narabivuze ubushize n'ubu ngubu ndacyabivuga bavandimwe abantu baziza inkoko baziza amakado bari kubahereza
baziza amafaranga bari kubahereza baziza iki buri ikintu cyambabaje buriya uyu mwana Beni yarambabaje Beni nakara kitwa Beni ye ura mukobwa papa n'umuvuga tuma ni mushiti wanje papa we Boniface yego uyu muvuga butumwa yarambabaje nakana kari gatangiye kubwiriza gafite ijambo ariko byagezeho barakazimya inyenyeri yabo barayizimije ubu nta nubwo ibintu byo kubwiriza sankaho byigendeye urumva rero nta kindi aya makado abantu bari kwakira bagapfa kwakira amakado bandi bazi ngavuye handi bayasengeye bagashiduka bari kurya gusa bagashiduka bafite gusa imyenda imyambaro icyantangaje nuko nabonaga iyi myambaro abantu bafata haraho babanja kuyambikira ibi bintu bimeze bino bintu bacuruzamo byino zasuru kubibona bacururizamo ibi ngibi imyenda kugira ngo bayambare bakabanza kwambika bino by'imyenda bino bano bacuruzi bamanza kugenda naga bimeze nk'ubwo bwoko bakabanza kubyambika maze banza kubone kuyikuramo kuyereza iki abantu ngayo nguko rero Imana yo mwijije ifite imbaraga ifite ubutware Imana ibarengere Imana ibahishe isi yose muri rusange nta muntu utazi Papi Clever mumvikira ururimi rw'ikinyarwanda umuntu wese umvikira rw'ikinyarwanda yego n'icyongereza n'igifaransa umuntu byumva ariko bakunda byo bakoranye no guhimbaza Imana abasengere natwe turakomeza kubasengera ubundi umuntu w'Imana hari iyi byago bije nanga Satani agatera umuntu w'Imana arapfukama agasenga akiyiriza bari akenshi David ndi gufata ibihe ntago mbifata kubera ko ndi kwiyiriza ngo ndi kwisengera oya bandi gusengera abantu umurimo w'Imana ndivanga Imana itabari kuri byakagombye gujyoto kuri byakagombye gukora rero bavandimwe inshuti z'Imana abantu bacu bandi Imana yatoranyije kuko yantoranyije mureke dusengere imiryango ndetse n'abandi basubiye inyuma kugira ngo Imana ize gukora iby'imbaraga mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti amen hanyuma inosa yego ndabona ubwire bwadufashe ariko ku bantu bankurikirana nakemera nkacana n'itoroshi ako nkumva ijambo ry'Imana yego nakwemera ngavuga ibintu bitarebwa ariko ijambo ry'Imana rikavugwa ntidusoze ikiganiro nta jambo ry'Imana yego reka twigire mu ijambo ry'Imana iminota mike dusigaranye ubwire bwaje ariko n'ubundi Imana iyo yavuze iba yavuze iyo yakoze iba yakoze ari nakaneza ngendo k'ijambo ry'Imana yego kugira ngo tukomeze tugubwe neza hanyuma nikawe mu ijambo ry'Imana mu minota nk'itanu mike dusigaranye kugira ngo ubwire budufashe cyane ni karibu Mane bamugisha reka dusome muri Yeremiya 15:15 murongo wa 16 ngiye gusoma maze uraza gusubiramo nawe uhansomera Bibiliya yavuze ngo amagambo yawe amaze kuboneka ndayarya maze ambera umunezero n'ibyishimo byo mu mutima wanjye kuko nitiriwe izina ryawe Uwiteka Imana Nyiringabo Imana ishimwe cyane Yeremiya 15:17 Yeremiya 15:16 sorry 15:16 Yeremiya 15:16 Yeremiya nta kibazo amagambo yawe amaze kuboneka ndayarya maze ambera umunezero n'ibyishimo byo mu mutima wanjye kuko nitiriwe izina ryawe Uwiteka Mana Nyiringabo Imana ishimwe amen amagambo y'Imana amaze kuboneka ndayarya kandi tuzi ko ijambo ry'Imana ni umutsima utera imbaraga iyo umuntu yamaze kurya umutsima utera imbaraga ntago ashobora gusonza amara igihe kinini cyane agenda kandi ntagire inzara ntakaba atakicwa n'iki n'umwuma ngo maze ambera umunezero niba ari ikintu gishobora gutanga umunezero Telasi leda la bonemanda la bieva niba ari ikintu gitera umunezero amagambo y'Imana ihumure ry'Imana ngo amagambo y'Imana amaze kuboneka ndayarya ndayamira ambera umunezero niba ari ikintu gitanga umunezero ku isi y'abazima amagambo y'Imana ijambo ry'Imana ritera umunezero ijambo rivuga ngo nzabana nawe ijambo rivuga ngo nzaguhisha ijambo rivuga ngo nubwo bikomeye nzakubera umurengezi nubwo nta nzira nzakubera inzira nubwo ari mu kabwibwi bwije nzakubera umuco iri jambo rimaze kuza ndarirya rimbera umunezero Imana ishimwe iri jambo rikubera umunezero kandi rikumurikire ariko ndanyezerewe cyane rimbera umunezero n'ibyishimo byo mu mutima
iri jambo ribera umuntu w'Imana ibyishimo ndetse n'umunezero byo mu mutima. Umutima ukumva urishimye uranezerewe. Hari ababuze amahoro mu mutima, hakagenda mu modoka nziza ariko nta mahoro mu mutima afite, hakaba atuye mu nzu nziza. Tobesile dontre demanda pela sivenema. Abantu babuze amahoro mu mutima barimo baragenda ariko bameze nk'abatagenda. Imana itanga amahoro mu mutima. Sinzi aho uherereye n'igihugu uherereyemo, ariko Imana iguha amahoro mu mutima. Ukora buri munsi, utaha buri munsi, yewe ufite kampani ikomeye, ari ufite n'icyubahiro, ariko amahoro yo mu mutima ntabwo uyafite. Uyu Yesu numara kurya amagambo ukayabona ukayarya, azakubera umunezero kandi azakubera amahoro yo mu mutima. Aya mahoro yo mu mutima akugeraho nta mama ufite, nta papa ufite, ukumva urakomeye, nta kazi ufite, nta cyerekezo ufite, ukumva urakomeye. Imana Pelesile boshayimanda ize ku buzima bwawe, ikora iby'imbaraga. Mbega aya magambo we, Imana ishimwe, akubera amahoro mu mutima wanjye, kuko nitiriwe izina ry'Uwiteka Imana yanjye nyiringabo. Yo, witiriwe izina ry'Imana, uri umwana w'Imana, uri umwana w'isumba byose. Si uri uwo guseba, si uri uwo guturwamo ibibi, si uri uwo kujyanwa n'abapfumu n'abadayimoni, uri umuntu w'Imana. Aya magambo y'Imana amaze kwinjira muri wowe, aya magambo y'Imana amaze kugira muri wowe, ahindura ibintu byinshi, akora ibintu byinshi. Bya bindi byari bimeze nabi, bya bindi byari bihengamye, Imana ikabihengura. Bya bindi bitari bifite inzira, bya bindi bitari bifite icyerekezo, Imana ikabiha icyerekezo bitewe n'aya magambo yinjiye muri wowe. Ambera ibyishimo n'umunezero, ambaye amahoro. Wakira amahoro y'Imana. Wowe udukurikiranye, umaze igihe kinini usenga, unahanurirwa kenshi, usoma ijambo kenshi, ariko nta mahoro ufite, ndagira ngo akira amahoro. Akira amahoro avuye kuri Kristo, akira amahoro avuye ku Mana, atavuye mu bapfumu. Tebosile boshayimanda, atavuye kuri gakondo y'iwanyu, atavuye kuri kamera yawe aho uvuka, atavuye kuri kampani ukorera. Aya ni amahoro atangwa n'Imana, aya ni amahoro Imana itanga. Ngamagambo ndayarya ndayamira, ambera umunezero n'ibyishimo. Niyo mpamvu bizaba bitameze neza mu rugo kubw'aya magambo wamize, ukumva uratuje. Nturivuge ngo Mana uranyanga, ntabwo unkunda, ubundi uranziza iki. Wabuze aya mahoro yo mu mutima. Niyo mpamvu nicaye aha ngaha nje kugira ngo ngusabire amahoro yo mu mutima wabuze. Amafaranga ntiyayaguha, amashuri ntiyayaguha, iwanyu ntibayaguhaye, ariko Yesu akira amahoro yo mu mutima. Kandi aya mahoro aze kuri mama, aze kuri papa wawe, aze ku bana bawe, aze mu kazi kawe, n'ubwo buzima bwawe Imana ibuhindure. Mwakire neza ijambo ry'Imana, Uwiteka kwishimire. Kandi birashobora kuri guca mu bintu utishimiye, uhereye none wongere wishime, wongere useke nk'abandi. Wagendaga mu modoka ariko utamamarira, waryamaga ntusinzire, waryaga ariko ntibikunyure, yewe wabaraga amafaranga ukatamamarira, ariko kuko waburaga amahoro Yesu avuze. Amahoro Yesu abantu be yakire mu izina rya Yesu. Kandi amahoro Yesu atanga ntabwo agira akagero. Amahoro Yesu atanga ntabwo yongeraho umubabaro, amagongeraho agahinda. Imana iguha umugisha, uhumure. Ibyo uri gucamo byose Imana irabizi kandi bifitiyemo igisubizo. Imana iguhereze umugisha mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Hanyuma Innocent, nimero yawe ku muntu wifuza gusengana nawe, usezanye isengesho rigufiya cyane. Urakoze cyane. Kandi usenge neza mu Kinyarwanda rwose. Yego. Reka ntange nimero de telefone 0788 25 40 reka dusenge. Dobesi l'entrée de mandat VNSA ilimnahai, l'entrée de kia chande mone mala odre dasi evai. Nomenia domble entrée de siavo onekia tobe enimando sidre le bosha ilimnahai. Amen. Imana ibahe umugisha kandi ibyo washakaga kumana byose irabikoze. Amen. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu.